umugore agiye kubyara ngo umwana wari uri imbere wari ugiye kuvuka w'imfura ngo asohoye ukuboko kugeza hanze Gikonjo ngo Mubyaza azirikaho urudodo rutukura ngo amaze kumuzirika ukuboko umwana asubira inyuma asubiye inyuma uwari uri inyuma yamucaho aravuka. Ese uru rudodo uyu Mubyaza yaziritse kuri uyu mwana rwari rusobanuye iki? Ese kuki yanziritse? Ni hehe tubona umuhango w'uko umuntu agiye kubyara umwana ugiye kuvuka bwa mbere bakamuhambira ukuboko? Ni hehe byabaye? Nta hantu hamwe turimo kubibona. Yesu nashimwe cyane. Ese kubera iki tugiye kuvuka? Nanjye ndimo ndibaza ngo ese wa Mubyaza we umpambiriye iki ukuboko? Ese ko naringiye kuvuka mbere kubera iki ufashe ukuboko kwanjye ukakuzirika? None se kuki wamaze kunzirika kasubira inyuma uwari uri inyuma yanjye agacaho akavuka? Aha niho dukomora inyigisho yacu no tugiye kwiga. Ni gute abana babiri bagiye kuvuka noneho uwari uri imbere araje muri cya gihe agiye gusohoka hanze uhari ako kanya w'Umubyaza afashe ukuboko kwa wa mwana aramuziritse amukizeho amuhambire igitambaro gitukura ku kuboko. Akimara kumuzirika umwana asubira inyuma. Asubiye inyuma uwari uri inyuma ye wagomba kuvuka ari uwa kabiri amucaho araza avuka ari uwa mbere. None ndimo ndibaza ngo ese niziye mpamvu uyu Mubyaza yaziritse umwana ukuboko yamara kwese kuki yamaze kumuzirika uyu mwana waruje mbere agasubirayo uwari ugiye kuba uwa mbere akaba uwa nyuma? Nihe mpamvu uyu mwana wari ugiye kuba uwa mbere abaye uwa nyuma? Ese uyu wo muziritse yashakaga iki? Ese ubundi Umubyaza ninde mu gihe nk'iki? Yesu nashimwe cyane. Nabaramukije ubwoko bw'Imana, Imana imwijweho umugisha. Mbahaye ikaze kandi nanone mu materaniro y'uyu munsi aho dukomeje inyigisho yacu. Ubushize twarimo twiga ku mwuka ukubita umuntu hasi aho musanze hose. Hanyuma tubona nanone umwuka wari mu ntare ya Samusoni, umwuka urwana no gusubiza umuntu inyuma kugira ngo atakaze icyerekezo cy'ubuzima bwe. Uyu munsi tugiye kureba nanone ubundi bwoko bw'umwuka ufata umuntu ukamusubiza inyuma. Yasubira inyuma abari bari inyuma ye bakamucaho. Tugiye kubiganiraho hanyuma dusenga Imana kugira ngo twirukane uyu mwuka ku buzima bwacu, ku bana bacu, ku gihugu ndetse no ku isi hose. Ko igihe cyose umwuka usubiza umuntu inyuma umwuka mubi cyane. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana yacu urera kandi urakiranuka. Icyubahiro n'amashimwe byose ni ibyawe. Turagushimiye Mwami kuri uyu mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ryawe. Reka Mwami Imana wirukiye kubana natwe kandi utugirire neza. Reka Mwuka Wera adufashe kuryumva ndetse no kurisobanukirwa. Mwami Imana dushoboze kugira ngo tubishyire mu bikorwa maze rihindure ubuzima bwacu. Urakoze, icyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ibyanditswe byera. Dusome Itangiriro igice cya 38 duhereye ku murongo waho wa mbere. Biraba ngo muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwaga Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umyaka 8 aramujyana aramurongora. Asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda abyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Yuda ubwo yabyaraga yari Ikezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwaga Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka aramwica. Yuda abwira Onani ati hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo. Ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazabuwe nuko aryamye
na muka mwene se ashyira inanga hasi kugira ngo adakikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi, ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka Gitimuna, aho abagaragu bakemuriraga intama ze n'inshuti ye, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha nsomye turahasanga inkuru z'uyu mugabo witwa Yuda. Muri bibiliya hagenda hagaragaramo ba Yuda benshi. Reka mbasobanurire gake kuri Yuda uyu tugiye kuvugaho ni Yuda nde. Uyu nguyu ni Yuda, umwana wa Yakobo yabyaye kuri Leya. Inkuru za Yakobo ni ndende, ngira ngo mbaciriyemo gake. Yakobo we ni mwene nde? Yakobo ni umuhungu wa Isaka, yavukanye na Esawu ari impanga. Isaka yari mwene Aburahamu. Aburahamu sekuruza w'abizera. Aburahamu wari mwene Tera, uw'Imana yahamagaye ikambwira ngo nave mu gihugu cy'iwabo. Hanyuma Imana ikamuhamagara ishaka kuza gutangira ishyanga cyangwa se generation aho umucunguzi wacu azavukira. Yesu nashimwe cyane. Yakobo Aburahamu yari afite umugore witwa Sara. Bamara imyaka myinshi barabanye ari ingumba atabyara, ariko Imana yarahaye Aburahamu isezerano ryo kuzabyara. Baza kubyara bashaje, ariko Imana isohoza isezerano yari yarabahaye. Babyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka. Ariko bari barabyaye n'undi muhungu witwa Ishimayeli, ariko Aburahamu yaramubyaye ku muja wabo witwaga Hagayi. Rero Isaka aza gushaka umugore witwa Rebeka. Babyarana abana babiri b'abahungu bavutse ari impanga, ari we Yakobo na Esawu. Imana ikomeza isezerano ryayo yari yarasezeranyije Aburahamu, irikomezanya na Yakobo. Yakobo igihe yigeze ajya gushaka, agiye gushaka ajya kwa ba nyirarume iwabo wa nyina havuka. Agezeyo kwa Labani abenguka umukobwa wabo witwaga Rasheli, ariko Rasheli yari muto, akaba yari afite mukuru witwaga Leya. Noneho yumvikana na nyirarume ko agiye gukora, hanyuma agakora imyaka 7 bakazamushyingira Rasheli. Arakora imyaka 7 ishize, aho kugira ngo bamuhe Rasheli ahubwo bamuha Leya mukuru wa Rasheli. Biraba ngo mu gitondo abyutse asanga baraye bamushyingiye Leya aho kumushyingira Rasheli. Asubira yavugana na sebukwe ari we nyirarume, aramubwira ati kuki wishe amasezerano yanjye nawe? Twasezeranye yuko uzanshyingira Rasheli, none washyingiye Leya. Undi aramubwira ati mu muco wacu ntabwo umukobwa muto ajya ashyingirwa umukuru akiri mu rugo. Niyo mpamvu twabanje gushyingira umukuru, ariko nanone turakomeza amasezerano. Noneho uyu nguyu mutoya nawe turamugushyingira kurongera ukora indi myaka 7. Arakora, hanyuma iminsi 7 irangiye baramuzanira bamushyingira, bakomeza akora n'ubundi yishyura. Yesu nashimwe cyane. Amaze gushaka uyu nguyu Rasheli yakondaga, atinda kubyara aragumba. Naho Leya mukuru we wa undi Yakobo atashakaga arabyara. Rero Yuda tugiye kuvugaho muri aka kanya ni Yuda umwana wa Yakobo yabyaye kuri Leya. Yesu nashimwe cyane. Muri iki gihe aho wari watuye iwabo, ko Yakobo yari yarasuye iwabo i Kanani, noneho igihe kiragira biravuga ngo Yuda aza kwimuka avaho bene se bari batuye, aragenda turahandi. Ahageze abeguka y'umukobwa waho aramushaka. Abyara abana b'abahungu 3. Yabyaye umuhungu we w'imfura amwita Eli.
abyara umuhungu wa kabiri amwita Onani, abyara umuhungu wa gatatu amwita Shera, ari we wari mutoya. Noneho igihe kigeze, Yuda aza gushakira umuhungu we w'imfura witwa Eri, amushakira umukobwa witwa Tamari. Barabana. Biraba ngo kubera ko Eri ngo yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, ngo Imana iramwica. Ko umuco wabo uko wavugaga ngo niba umuhungu mukuru ashatse ariko akagira ibyago, hakaba ibyago agapfa, uyu mugore yari yashatse ntabwo ari busubire iwabo, ahubwo murumuna we aramuhungura. Noneho Yuda abwira Onani murumuna wa Eri, aramubwira ati dore mukuru warapfuye, ariko aho kugira ngo uyu mukobwa asubire iwabo, wowe mushaka umuhungure kugira ngo ukikure mukuru wawe, uyu nguyu abe umugore wawe. Onani arabyemera, ngo ariko muri we yishyiramo ko umwana uzavuka atazamwitirirwa, ahubwo azitirirwa mukuru we. Noneho afata icyemezo cy'uko igihe cyose aryamanye n'umugore, noneho ngo biriye akavuga ngo intanga ze akazimena hasi, kuko yangaga kubyarana n'uyu mugore. Nanone nawe akoze ibyo ngibyo, biravuga ngo Imana iramurakarira, ngo nawe iramwica. Imaze kumwica, Yuda birebye aravuga ati uyu mugore agiye kumarira abana. Eri arapfuye, Onani arapfuye, none hasigaye umutoya witwaga Shera. Aravuga ati kugira ngo Shera yari akiri mutoya. Noneho Yuda ahamagara umukazana aramubwira ati aho kugira ngo ugume hano, isubirire iwanyu kwa so ube nk'umupfakazi, igihe nikigera Shera amaze gukura uzagaruka noneho agushake aguhungure. Yesu nashimwe cyane. Noneho Tamari asubira iwabo. Igihe kigeze Shera arakura. Shera amaze gukura, Yuda ntiyazana wa mukazana ngo amushyingire. Ni inkuru ndende. Noneho igihe kimwe biravuga ngo umugore wa Yuda arapfa. Igihe cyo kwirabura kirangiye, ngo Yuda azamuka agiye itimuna gukemura intama aho zari ziri. Noneho amakuru agera kuri wa mukazana we, yanze gucyura. Umukazana yabonye ko se uko yamubeshye. Arangije abantu baramubwira ngo sobukwe arazamutse agiye kujya itimuna. Umukazana aragenda yambara, ngo biravuga ngo yiyambura imyambaro y'ubupfakazi, yambara nk'indaya, ngo yicara ku muhanda. Yuda haciye aramubona. Amubonye yifuza kuryamana nawe, ariko ntabwo yari azi ko agiye kuryamana n'umukazana we. Ngo arangije aramubwira ngo ndagira ngo turyamane. Iwa wundi wigize indaya umukazana aramubwira ngo urampa kiguzi iki? Aramubwira ngo ningera mu rwuri ndakohereza umwana w'intama. Undi aramubwira ngo nta kibazo ndabyemera, ngo ariko uransigira ingwate. Yesu nashimwe. Aramubwira ati nta kibazo, ati ndagusigira ngwate. Kiramubwira ngo urampa iyo mpeta yawe iriho n'umukufi. Ume inuba yamuhaye impeta amuha n'ishaneti. Aramubwira ati bisigire nk'ingwate. Iriya mpeta yabaga iriho ikirango cy'ubwami. Arangije arayisigarana. Amaze kuyisigarana, undi aragenda. Ageze mu ntama, yohereza umushumba aramubwira ati twari umwana w'intama, umutware muri uriya mudugudu, nuhagera uwaza ahantu hari inzu ya maraya, ugenda umuhe umwana aguha ibintu bya nyina musigiye. Umushumba aramanuka, aragenda ageze muri wa mudugudu, agenda abaza ahantu hari indaya. Aho umudugudu aramubwira ngo aha hantu twabaho nta ndaya turahabona. Nta ndaya ziba muri uyu mudugudu, nta ndaya ihari. Arongera asubira kwa Yuda aramubwira ngo barambwiye mu nta ndaya ihari. Ahabwa ati nta kibazo mwihorere, aho kugira ngo dukomeze dusakuze tubishaka twiteze urubwa, reka tubyihorere nta kibazo nabigumane. Arabyihorera. Dirisa nkaho irangiriye aho ngaho. Yuda abayeho na Tamari abayiwe. Naho uwo munsi bahuye biravuga ngo Yuda ngo atwika Tamari inda. Tamari inda irakura. Imaze kugeza igihe cy'amezi 3 ngo biramenyekana ko Tamari atwite. Baragenda babwira Yuda, barabwira ngo ishyano ryaraguye. Wa mukazana wawe wasubiye iwabo yarasambanye none aratwite. Yuda aravuga ngo nimumuzane
kw'igihano cyo gusambana kwari ukumutera amabuye, kwari ukumwica. Mumuzana atumye abajya kumuzana ngo bamwice. Umukazana arababwira ngo nimumuhereze impeta, mumuhe n'uyu mukufi, mumubwire ngo nyiri iyi mpeta na nyiri uyu mukufi niwe wanteye inda. Barabitwara barabimwereka, baramubwira ngo aratubwiye ngo nyiri iyi mpeta na nyiri uyu mukufi niwe wamuteye inda. Ngo Yuda bibonye ngo aravuga ngo Tamari adushije gukiranuka. Kuki yavuze ngo adushije gukiranuka? Nuko uyu mwana uyu mukobwa ntabwo byari byemeye ko yongera kujya gushaka ahandi, kubera ko igihe se uko yamusezereraga yari yaramwijeje ko azamushyingira muri umuhungu muto yari afite witwa Shera. Arangije yigira inama yo kutamumushyingira. Uyu kuko atagombaga kubyara hanze, agaragaruka nanone kandi arongera abyara aho yashatse. Yesu nashimwe cyane. Iyi ngiyi urupfu rw'aba bana b'abahungu babiri ruri muri iriya, hari intambara Satani yagiye arwanya ahantu Yesu azavukira. So yarimo akora ibishoboka byose aho atekereje ko Yesu azavukira, aho abonye umuntu akamwica. Rero ni muri iyo ntambara bagiye bagoma. Ntabwo turi buyigemo iyo ninyigisho nayo. Noneho muri iki gihe rero Yuda yumva aratsinzwe, aravuga ati nta kundi, ngo aramuzana, ariko biraba ngo ntiyongera kuryamana nawe. Arahaba atwite, noneho mu nda ye hari harimo impanga. Yesu nashimwe cyane. Dusome ku murongo waho 27. Biraba ngo nuko mwira mukwarye ngo impanga zari mu nda ye. Tamari wa wundi Yuda yaryamanye nawe azi ko ari maraya abonye, ngo amutera inda kuri uwo munsi, amutera inda y'impanga abahungu babiri nanone. Muri icyo gihe kiramukwarye, muri cya gihe kibise, biraba ngo mu nda ye hari harimo impanga 28. Ngo akiramukwa umwe hahinguka igikonjo cye, umubyaza aragifata ahambiraho urudodo rutukura, ati uyu niwe mfura. Asubijeyo igikonjo cye, uwari inyuma aravuka. Umubyaza aravuga ati dore uko usatuye uku gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi, bisone ngo gusatura cyangwa se gupfumura ugacana hakomeye. Hanyuma mwene se aravuka, wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo cye, bamwita Zera. Aha niho tugiye, niho dufatira inyigisho yacu irimo ivuga ngo ese wa mubyaza we kuki wampambiriye igikonjo? Biravuga ngo umugore agiye kubyara, ngo umwana wari uri imbere wari ugiye kuvuka w'imfura, ngo asohoye ukuboko kugeza hanze igikonjo, ngo umubyaza azirikaho urudodo rutukura. Ngo amaze kumuzirika ukuboko, umwana asubira inyuma. Asubiye inyuma, uwari uri inyuma yamucaho aravuka. Ese uru rudodo uyu mubyaza yaziritse kuri uyu mwana rwari rusobanuye iki? Ese kuki yanziritse? Ni hehe tubona umuhango w'uko umuntu agiye kubyara, umwana ugiye kuvuka bwa mbere bakamuhambira ukuboko? Ni hehe byabaye? Nta hantu hamwe turimo kubibona. Yesu nashimwe cyane. Ese kubera iki tugiye kuvuka? Nanjye ndimo ndibaza ngo ese wa mubyaza we umpambiriye iki ukuboko? Ese ko naringiye kuvuka mbere, kubera iki ufashe ukuboko kwanjye ukakuzirika? None se kuki wamaze kunzirika nkasubira inyuma, uwari uri inyuma yanjye agacaho akavuka? Aha niho dukomora inyigisho yacu niho tugiye kwiga. Ni gute abana babiri bagiye kuvuka, noneho uwari uri imbere araje, muri cya gihe agiye gusohoka hanze, uhari ako kanya w'umubyaza afashe ukuboko kwa wa mwana, aramuziritse, amushyizeho, amuhambira igitambaro gitukura ku kuboko. Akimara kumuzirika, umwana asubira inyuma. Asubiye inyuma, uwari uri inyuma ye wagomba kuvuka ari uwa kabiri, amucaho, araza avuka ari uwa mbere. None ndimo ndibaza ngo ese ni izihe mpamvu uyu mubyaza yaziritse umwana ukuboko? Yamara kwese kuki yamaze kumuzirika, uyu mwana waruje mbere agasubirayo, uwari ugiye kuba uwa mbere akaba uwa nyuma?
niye mpamvu uyu mwana wari ugiye kuba uwa mbere abaye uwa nyuma? Ese uyu wo muziritse yashakaga iki? Ese ubundi umubyaza ninde mu gihe nk'iki? Ese nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana ndagira ngo tuganire mu ntizo umwanya gatoya, tuganire kuri iri jambo rivuga ngo ese kuki wanziritse wamara kunzirika nkasubira inyuma? Ese wanzirikiraga iki? Niki wahamuraga kugira ngo hambire ukuboko kwawe? Niki washakaga kugeraho kugira ngo ngewe uwari ugiye kuvuka mbere unzirike nsubira inyuma? Ese niki wari ugambiriye? Niki washakaga gukora igihe wanzirika ukuboko? Bwoko bw'Imana, iyi se turimo tubamo twavutse tugasanga ndetse tuzageza igihe twayisiga tukigendera, ifite ibibazo byayo, ifite amabanga yayo, ifite amacenga yayo utapfa gusobanukirwa uko yiboneye. Uyu mwana w'umukobwa Tamari, mu nda ye harimo abana babiri. Umunsi wagiye kuvuka hari umwana witwaga Zera, hakaba n'undi mwana nanone witwaga Peresi, ariko Zera yari uwa mbere, yagombaga kuvuka mbere, noneho Peresi akavuka ari uwa nyuma. Niko Bibiliya itwereka. Noneho mu gihe Zera yari ari maza agiye gusohoka hanze, uwari witeguye kumwakira umubyaza n'umuntu ubuhari igihe umubyeyi yarimo asunika umwana. Muri iki gihe cyo kubyara, igihe umubyeyi yarimo asunika umwana, we kuri we abasa nk'uwagiye mu yindi si, ntabwo aba abasha kureba ibiri hano imbere ye kubera umubabaro n'umunaniro afite. Aba ameze nk'umuntu wagiye muri koma, arimo arwana no gusunika umwana. Noneho hari abandi bantu bicaye hari imbere ye, bo badafite ikibazo, bari tayari bareba neza, biteguye kwakira wa mwana. Nuvuga ngo aba bantu bicaye hano imbere igihe umwana agiye gusohoka ni bande? Ese ninde muntu uri imbere yawe ugiye kugutabara muri iki gihe udashoboye kwitabara? Ninde muntu uri imbere yawe muri iki gihe ugiye gusunika umwana? Ndahira mbwire ngo umwana n'imbuto iva mu nda y'umubyeyi. Yesu nashimwe cyane. Ninde muntu ugiye kuyakira mu maboko ye? Uyu muntu ugiye kuyakira afite uwuhe mugambi kuri uyu mwana? Haleluya. Uyu muntu uri hano ninde? Uyu muntu uri hano ninde? Uyu muntu ugiye kwakira aba bana bagiye kuvuka ninde? Uyu muntu ugiye ukubereye ni nk'umuntu ukubereye aho utari. Kuko muri cya gihe umubyeyi arimo arwana no gusunika umwana, hari ibintu byinshi aba atabasha gukontorora. Ubwenge bwe, imbaraga ze, ibitekerezo bye aba yabicyuniza ahantu hamwe gusa, arimo arwana no gusunika umwana. Arimo aribwa n'ibise, arimo arwana. Nuvuga ngo muri ako kanya hari ibintu adafite ububasha. Muri icyo gihe hari ibintu adafite ububasha, hari ibintu atarimo kwitegereza. Hari undi muntu uhari ako kanya uri imbere ye, urimo umufasha kujera bya bihe. Rero mbwira ngo uyu muntu ni umuntu ufite imbaraga zikomeye ku buzima bwawe, ni umuntu ufite imbaraga zikomeye ku bana bawe, ni umuntu ufite imbaraga zikomeye ku ejo hazaza h'abana bawe. Ni umuntu ushobora kukwitambika gatoya agahindura icyerekezo cy'abana bawe. Ni umuntu ushobora kwatura amagambo ku bana bawe akanya bagahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu uriya igihe kimwe, igihe cya Rasheli arimo yabyaraga Benjamin, ari nacyo gihe yapfuye. Biravuga ngo arimo asunika umwana ngo agiye gupfa ameze nabi. Umubyaza aramubwira ngo ihangane, ngo komera, nubwo umeze nabi, nubwo uremba, ngo ariko ndimo ndabona umwana w'umuhungu agiye gusohoka, ngo ihangane ubyara. Bivuga ngo ni umuntu ukubera ahantu wowe utari muri ako kanya. Ni umuntu ugufasha gutekereza, ni umuntu ugufasha umuntu wakiriye umwana we mu biganza bwa mbere akivuka. Rero mbwira ngo ibiri mu biganza by'uriya muntu bishobora guhindura icyerekezo cy'ubuzima bw'umwana wawe. Wambaza ngo ese ko uyu munsi tubyarira kwa muganga? Ese ko uyu munsi kera habaga ababyaza? Cyane nkatwe babaye mu byaro, wasangaga abantu babyariraga mu rugo. Habaga hari umukecuru muri karitsiye cyangwa se umumama cyangwa se umugabo uzi kubyaza, ari kujya kubyaza aba bana. Hakaba hari n'abantu b'abadamu bakuru baza kwakira aba bana. Uyu muntu uje kwakira umwana wawe igihe yavukaga, uyu muntu waje gufata umwana wawe igihe yari uruhinja amwakiriye mu biganza, ashobora gukora ikintu gikomeye ku buzima bw'umwana wawe kigahindura destination y'ubuzima bw'uyu mwana. Ashobora kumwakira ari amagambo agiye kumutongera agahindura icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ashobora kumwakira mu maboko. Igihe kimwe twarimo hari umugabo twakoranaga, twarimo dutaha tuvuye ku kazi nimugoroba, yari umushoferi ku kazi. Noneho ambwira umuntu bari baturanye yabyaye umwana. Muri cyagiye akana kagahisha kakivuka, iyo akana kavutse kararira. Noneho uwakiriye wa mwana
amukanda imbavu. Amukanze imbavu abantu bakagira ngo nukurire ku mwana bisanzwe, naho za mbavu yakanze urubavu rumwe yaruturikije. Rumaze gusaduka, uko imbavu zigenda zikura rugenda rwinjira mu nyama mu mubiri w'umwana. Bagiye kwa muganga basanga urubavu rwaraturitse. Nukuvuga ngo abaganga babwiye abantu ko umuntu wamwakiriye muri icyo gihe niwe muntu waturikije urubavu, ko yari amufasha ararukanda, arukanze urubavu ruraturika. Naho muri icyo gihe cy'umwana kuvuka abantu b'Imana niho hantu ubuzima bw'umuntu burimo buremwa. Nicyo gihe ko umuntu kwejo hazaza umuntu ashobora guhindura icyerekezo cy'ubuzima bw'uyu muntu. Ejo umuntu akazaba utatekereza ko yaba we kubera imbaraga z'abamufashe mu biganza. Nanjye ndimo ndibaza ngo si Mubyaza yaragambiriye iki igihe yakiraga uyu mwana akamuhambira urudodo rutukura ku kuboko, yamara kumuhambira ese nizihe mbaraga zari ziri muri urudodo? Kuki atamuziritse ngo akomeze agende? Kuki yamuziritse yamara kumuzirika agasubira inyuma? Ndavuga ngo gusubira inyuma k'umuntu bantu b'Imana ntabwo ari ibintu biri nacyo, ntabwo ari ibintu biri karemano n'umuntu. Gusubira inyuma k'umuntu hari imbaraga zimusubiza inyuma. Ntuzatekereza ngo kuba warananiwe nuko utakoze nk'abandi. Hari imbaraga zakunanije, hari imbaraga zagusubije inyuma, hari imbaraga utigeze usobanukirwa ko ziri ku buzima bwawe. Izo nizo zaguhejeje aho waheze. Uribaza ngo ese kubera iki abana banjye mbajyana ku ishuri, kuki batiga nk'abandi bana? Waragerageje urahindura, wahinduye ibigo inshuro nyinshi, ariko abana nta kintu barimo gufata. Gusubira inyuma kw'abana bawe no gutsindwa kwabo ntabwo bifitanye isano n'ikigo bigaho nshuti y'Imana. Bagira mbwira ngo bifitanye isano n'imyuka yihishe inyuma ushobora kuba utaramenye, n'ikiganza cyabafasheho mu gihe utarebaga, n'ikiganza cyabafasheho mu gihe utari uhari, n'igitambaro baziritse ku maboko yabo igihe utarebaga. Nuvuga ngo hari ibintu byabaye ku bantu urangaye gato, hari ibintu utigeze usobanukirwa muri cya gihe cy'umubabaro wawe, byabaye ku bwoko bwawe, byabaye ku bana bawe, birangiye basubiza inyuma. Uyu munsi gusubira inyuma kwabo si uko batiga nk'abandi, ntabwo ari ikigo bigaho. Hari abahigira kandi baratsinda, hari ababize ku kigo kiri inyuma hafi y'icyo ngicyo ariko barize. Yesu nashimwe cyane. Hari ababyeyi kenshi usanga arimo ngo abana banjye banani, wajyanye abana Kigali parents byaranze, warahinduye batwara Riviera byaranze, warahinduye batwara Green Hills byaranze. Ntabwo ari ikibazo cy'ishuri bigaho, ahubwo ni ikibazo cy'umwuka uri ku buzima bwawe. Uwo mwuka ubariho ni mwuka ki? Uwo mwuka ubakurikirana ni mwuka ki? Ese kubera iki abo ngabo ari bo bananiranye? Abandi bana bigiyeyo baratsinze ariko babe bigiye baratsindwa, aho abandi bagiye baratsinze ariko abawe baratsinzwe. Urahindura ibigo buri munsi, nta kintu na kimwe bizafata. Iyi ntabwo ari aferi y'ibigo, ahubwo ni umwuka wihishe inyuma y'ubuzima bw'abana wowe utigeze usobanukirwa. Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ndababwira ngo inababwiye ngo iyi si turimo, iyi si tugendamo, uko tuyita ntabwo ari ko imeze. Wowe utekereza ko ibintu bigomba kubaho gutyo gusa, ntabwo ari ko bimeze. Hari imbaraga zihari driving iyi si bwoko bw'Imana. Hari imbaraga zisubiza umuntu inyuma, hari imbaraga zirekura umuntu akagenda. Ndababwira ngo abo bana bananiwe kwiga ntabwo ari ikibazo cy'ishuri ribi, si ikibazo cy'abarimu batabitaho, si ikibazo cy'uko udafite umwarimu uza kubakurucinga mu rugo. Hariho n'abana batigeze biga batari bafite n'amatara mu nzu. Hari abana batakoraga amayetide na n'uyu munsi baratsinda. Kubera iki? Nta mwuka uhari basubiza inyuma. Haleluya. Nyamara bafite umwuka basubiza inyuma ntacyo bakora kugira ngo bajye imbere. Uyu munsi nagira ngo umenere ibanga rivuga ngo aba bana uyu mwuka basubiza inyuma ntabwo washo ufite kuko bakuraho wowe, n'umwarimu ntacyo yabakoraho, n'ishuri ryiza ntacyo ryabakoraho. Begereza umugabo umwe gusa witwa Yesu Kristo wenyine. Haleluya. Ni Yesu wenyine, ko ikiganza cya Yesu nikibakoraho kirakuraho ububasha bwa cya kiganza kindi cyari cyarabakozeho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Narabwiye ngo inyigisho ntabwo tuziga nk'amateka, ntabwo tuziga nk'ibintu byabaye ngo habayeho, ahubwo turimo twiga kugira ngo tubashe guhindura ubuzima bwacu. Uyu munsi wo nkurikiye ndagira ngo mufashe utekereze neza, wibaze ngo ese niki cyananije? Nagiye mu gacinjiro biranga, nagiye mu gacinjiro ka Gisozi biranga, kandi abo wasanze baracyakorana n'uyu munsi. Wagiye mu gacinjiro ko mu mujyi biranga, wagiye muri Mateus biranga, wagiye mu Bushinwa biranga, wagiye ahantu hose ese kuki ugenda bikanga kandi abandi bagenda bikemera? Yesu nashimwe cyane. Hari ikiganza utigeze umenya, hari umuntu utamenye, hari ukuboko utamenye kwaziritse ku kuboko kwawe, kumaze kuzirikaho izo mbaraga zo muri kariya gatambaro bahambiriyeho nizo mbaraga zashubije uyu mwana inyuma. Ngo bakimara kumuzirika agatambaro Mubyaza muziritseho umwana asubira inyuma. Niki cyakuziritse? Niki cyagushubije inyuma bwoko bw'Imana? Ndagira bambwira ngo muri aka kanya reka dusenge Imana ya Isirayeli, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana itabura uko igira, Imana y'ububasha,
imana y'ubushobozi niyo yonyine ishobora gutuma uri wasuye inyuma yongera akagaruka imbere. Naho ubundi imbaraga zagushubije inyuma zirahari, ntabwo wapfa kuzimenya, ariko nagira ngo ngo zirahari. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, torero ry'Imana. Nta kindi na kimwe itorero ritumarira keretse kutubwira amabanga nk'aya, keretse kutwereka, kuko ndagira amabwire ngo Yesu yaje kumenyesha imbohe ko ziboho. Ntabwo uyu ni umwuka ukuboha, ni umwuka usubiza inyuma. Iyo utawumenye ushobora kujya mu gipasiteri ukajyana nawe, aho ugeze hose ugasubira inyuma, aho ugeze ukagusubiza inyuma. Ushobora kujya muri business ukajyana nawe, aho ugeze hose ukagusubiza inyuma. Ko ntabwo ababaye abapasiteri bose ariko ubuzima bwabo bwabohotse, hari ababaye bo ntibwabohoka. Ntabwo ariko abantu bose bavuze Imana, ariko imbaraga zari ntabwo ari ibintu bivuga ngo ni automatic. Hari abantu bamwe bafite inyigisho zibavuga ngo igihe cyose wamaze kwakira Yesu Kristo n'umukiza byarangiye, nta na kimwe gisigaye kiboshye ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire inshuti y'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana zibohora. Nta nubwo uzazigura mu isoko, nta handi uzazikura, ni wowe ubwawe uzazishakira utitirije imbere y'Imana yawe, ugahamagara Imana yaremye isi n'ijuru, ukayibwira ngo Mana mbohora, ngo Mana nkiza. Ndagira ngo mbwire ngo icyo ni itorero ribereyeho. Itorero riho kugira ngo rikumenyeshe ibyo utabashije kumenya, ibyo umwarimu wakwigishije muri kaminuza atakwigishije, ibyo umwarimu wakwigishije biology atakubwiye kuko nawe ntiyarabizi, uwakwigishije imibare atakubwiye, uwakwigishije shima atakubwiye, uwakwigishije economics atakubwiye, uwakwigishije contability atakubwiye, ibyo abarimu bakwigishije batakubwiye. Itorero ry'Imana rirahari kugira ngo ribigusobanurire inshuti yawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kuko kugira ngo ubashe kubohoka uve ku rwego rumwe ujye ku rundi rwego, ntabwo ari ibintu bigusa. Uyu munsi dufite ikibazo gikomeye, nako uyu munsi muri iki gihe turimo, aho abantu barimo birukanka mu mazu y'abapfumu bashakisha impamvu bajyayo. Niki nuko buri muntu wese aribaza ngo niki kimerera inyuma. Kubera iki mu bantu bose nakuranye nabo ari giye uri inyuma yabo? Kubera iki kana kagize harege nkaba ntari nahagera? Iyo atangiye kwibaza ibibazo kubera ko nta gisubizo cyabyo afite, iyo agiye kureba umudokiteri ya role model wajya kugisha inama, akamubwira ngo ni wowe wari supervisor wanjye, ni wowe wandije kugenda nandika igitabo, ndakubaha nk'umuntu w'intiti, ariko ndagira ngo usobanurire niye mpamvu narimo gukora ngo byemere. Iyo agiye gukora analysis agendeye ku bwenge bwe, arakubwira ngo nta gisubizo mfite, kubera ko nawe hari abaprofeseri bagenzi be urwego ariho si rwo bariho, hari abamusize nawe arimo kureba, ntabwo azi icyamuboheye inyuma. Ndagira ngo uyu munsi nagira ngo ubwire ngo hari imbaraga zikuboshye utabasha kumenya, izo profeseri atazakubwira, reka umwuka w'Imana ziguhishurire. Haleluya. Aha ngaha niho hari ubwenge bw'Imana, umwuka w'Imana ubasha guhishura bene ibyo kugira ngo numara kubimenya uzabohoke. Yesu nashimwe cyane. Umudamu igihe arimo birabango arimo aramuko, igihe cyo kubyara kigeze, abana babiri bari mu nda ye, umwe ari inyuma, uw'inyuma ubundi bamwita gato, uvutse imbere bakamwita gakuru. Uwari ugiye kuba gakuru, uri gakuru, wumve ukora ibintu bitangaje. Biravuga ngo uwari inyuma uwo waziritse urudodo, aravuga ngo uyu nguyu niwe gakuru. Ngo ariko bamaze kumuzirika asubira inyuma, asubiye inyuma gatoya amucaho. Yagumye ari gakuru kubw'urudodo, ariko kubwo kuvuka yabaye gatoya. Nuvuga ngo kubera ikimenyetso, nuvuga ngo ni mukuru ariko uwo yakabaye aheka ni ugiye kumuheka. Icyo bisobanuye kubundi umwana mukuru aheka muri umunawe, umwana mukuru aba afite icyo arushije muri umunawe. None kubera urudodo bamuziritse, uwakabaye mukuru yabaye mutoya, uwakabaye mutoya yabaye mukuru. Urumva ukuntu isi inyuranye ibihe? Ubwoko bw'Imana sinzi kirimo kinyuranye ibihe byawe, sinzi kirimo kikuzerereza kigusubiza inyuma, ariko uyu munsi naje kubwira ngo hari imbaraga zihishwa ahantu wowe utigeze usobanukirwa. Izo mbaraga utamenye uyu munsi nagira ngo ngufashe dukoresheje bibiliya, dukoresheje ibyanditswe byera, nkufashe gusobanukirwa izo mbaraga. Nurangiza uhagarare ikigabo wirwaneho. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe abantu bibaza ibibazo byinshi, umuntu akibaza ngo ariko hari ikintu urimo nibaza. Abana bo kwa runaka ko biga hamwe n'abana banjye, bisi batwara n'imwe,
amasaha bagendera namwe, umwarimu bigisha n'umwe. Kwera iki abangaba barimo bahirwa, barimo bagira ubwenge, abanjye bakabubura? Yesu nashimwe cyane. Ni ikibazo umuntu yibaza akabura igisubizo cyacyo. Ni gute ntako ntagize? Nahinduye abarimu inshuro nyinshi, nazanye abaza kubigishiriza mu rugo, nta kintu byatanze, barahora bari inyuma y'abandi. Nabakwiye ku ishuri rimwe batwara kuri indi shuri kugira ngo ragoze ndebe, ariko byaranze. Nabakwiye kuri ishuri mbajyana kuri iriya bari bandangiye ngo hariya harimo bigisha neza, ariko byaranze. Niye mpamvu ituma aba bana bahora bari inyuma y'abandi. Niki nakora kugira ngo nabo bajye imbere y'abandi? Impamvu bari inyuma y'abandi uyu munsi niyo naje gusobanurira. Hanyuma turaza kurebera hamwe niki twakora kugira ngo aba bana nabo bajye imbere nk'abandi. Ni gute niba hari ikintu kinababaza kibaho? Hari umuntu umwe yigeze kumubuhamya, umuvandimwe arambwira ngo yacumbitse ahantu hari muri famiye, noneho akajya arihirwa naho acumbitse ko yari imfubyi n'ababyeyi yari afite, bakamukoresha imirimo y'agahato. Igihe abandi babo babyuka bajya ku ishuri, bo bakabyuka bamwohereza mu kazi. Iminsi yose yabayeho yiga yahoraga yakererewe, inshuro nyinshi yarasibaga kubera akazi bamuhaye. Byarangiza bajya gukora ibizami akaza yabaye wa mbere, ba bandi bazinduka batagira icyo bakora ukaza babaye banyuma. Ni gute umwana nahaye ibisabwa byose yagiye ku ishuri kwiga bikano kaza yabaye wanyuma? Ese icyo reka tugishyire ku ruhande. Ni gute mu buzima bwanjye, ni gute mu buzima bwawe nturi umusinzi? Ntabwo tugiye kuvuga ku nzoga. Kanaka si umusinzi ngo wenda amafaranga akoreye arayanywera. Kanaka si umusambanyi ngo wenda amafaranga akoreye yatwara mu ndaya. Uyu muntu kuki business ihora yanga buri munsi? Kuki izabandi zemera? Abo yatangiranye nabo baracuje biremera, abamurushaga igishoro baracuze biremera, abo yarushaga igishoro baracuje biremera, ndetse nabo yagurije kugira ngo batangire barakoze biremera, abo yasenganye nabo barakoze biremera. Ese kubera iki jewe bitarimo kwemera niye mpamvu? Kuki ari jewe bitarimo kwemera? Ese izi mpamvu ziterwa n'iki, zituruka he? Ese ni crisis hari muri rusange? Kuki crisis isimbuka iduka rya mbere, igasimbuka iduka riri ibumoso, igasimbuka riri imbere, ikazi kikubita mu ryanjye? Kuki nta handi yagiye bikaza ha? Bwoko bw'Imana, yambwira ngo hari umugozi, hari umuntu waguhambiriyeho agatambaro utamenye, hari umuntu waziritse ukuboko kwawe utamenye, hari umuntu waziritse ahantu, hari umuntu wakuzirikiye ahantu ntiwabimenya. Uyu munsi ntabwo naje kubwira ngo ngwino hano ngiye nkubohore, nagira nkubwire ngo ni Yesu bohora. Haleluya, ni Yesu bohora. Emerera Yesu nshuti y'Imana, emerera Yesu nshuti y'Imana, emera wakire Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wambaza ngo ese ko namwakiriye, ko nabatijwe mu mazi menshi, ko ndi umuririmbyi muri korali, ko ndi umuvuga butumwa, ko ngewe nzi neza ko ndi umurokore, niye mpamvu bino bintu bimbaho kandi ndi umurokore? Nagira ngo naho birashoboka. Niyo mpamvu nababwiye ngo kurokoka kwakira Kristo Yesu umwami n'umukiza ntabwo ari ibintu biri automatic ngo ibintu byose byari bikoshye biragenda. Icyambere ukeneye kubisobanukirwa ko bihari kwanza. Numara gusobanukirwa ko bihari, hazaza step ya kabiri yo gutangira kurwana nabyo. Nurwana nabyo uzasenga bigende, nibikunanira uzitabaza mwene so, uzitabaza itorero, uzitabaza abashumba, uzitabaza abanyamasengesho, uzahamagara. Nagira mbwira ngo buri muntu wese agira umuntu umufasha. Yesu nashimwe cyane. Buri muntu wese agira umuntu umufasha, buri muntu wese agira itorero, buri muntu wese agira umushumbye, ndetse no gushumbye nawe agira umushumba. Uko imbaraga zigenda zirutana, uko amavuta agenda atandukana, niko no kuhoka kugenda gutandukana. Uyu munsi ushobora kuba utarabohotse kubera yuko wenda uwakuriyeho yaragusengeye imigozi imwe iracika, ariko hari ubwoko bw'umugozi wundi utari wamenya,
hari ubwoko bw'umugozi bundi bukomeye bushobora kuba burengeje ziriya mbaraga. Yesu nashimwe cyane. Nyamara birasaba izindi mbaraga z'undi muntu. Hari umuntu ugeze kumbaza ikibazo gikomeye, arambwira ngo uko nasenze yamaye ubuhamya bw'ubuzima bwe, arambwira ngo narasenze uko nshoboye ariko byaranze, ndetse n'itorero ryaransengeye ariko byaranze. Arambwira ngo hari ibintu ntemera ko bishoboka. Hari imbaraga zakunanira nkawe wasenga akagira ibiva akagira n'ibinanira, ariko ntabwo nzi ko hari imbaraga zishobora kuba ku buzima bwawe zikananira umushumba. Umubyeyi Imana yaguhaye ngo gushumba akarwana n'izo mbaraga zikanga, yarangiza agahamagara sokuru wawe mu mwuka, ubwo nuvuga ngo ni umushumba wawe. Haleluya. Nawe aragerageza biranga. Ndambwira uko ubona inzego zigenda zubakitse ni nako mu mwuka tumeze. Niba giye nsenze nkaba mbona hari imbaraga zampejeje zikomeye, ndaza kubwira umubyeyi wanjye mu mwuka, mubwire ngo hari imbaraga zihari hano ndimo kubona zangoye, ngwino ufashe nawe. Nimugeraho akansengera izi mbaraga zikananira n'umubyeyi wanjye, nawe arahamagara umubyeyi. Haleluya. Niyo mpamvu mbwira ngo abantu benshi barananiwe, abenshi mwahuye n'abantu barababeshya, ugarura n'umuntu ngo nahuye n'umuntu arambwira ngo kandi yari afite imbaraga, ariko izo mbaraga yari afite zari imbaraga cy'abantu b'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo wowe nkurikira, hagarara hamwe, shika musenga Imana, egera pasiteri wagusengeye, nibinanirana arahamagara undi, nawe arahamagara undi. Ndagira ngo mbwire ngo ntabwo ngiye kuza mubwire ngo ngiye ubwanjye ndiyamamaje ngo ngiye ufite imbaraga zibohora bene ibyo. Oya, egera umushumba wagusengeye. Yesu nashimwe cyane. Ejo abantu bajya akenshi bamamagara, umuntu akambwira ngo pasiteri ngo ngiye ndagira ngo usengere ngo kandi ngo ariko si wundi natanga icyacumi. No, icyacumi ufite itorero usengera ugenda ugitangemo. Ntabwo ngiye ujya kuko ngenda uvuga butumwa, ndi umupasiteri ndabyemera, twahuye nagusengera. Ariko ubu nonaha mu bantu uzi amazina yabo, mu bantu mfite nsengera, izina ryawe ntabwo narimbizi. Ese ko hari pasiteri wagusengera igitorero ubamo wamwegereye akagusengera? Nuza nanjye nzagusengera sinzabyanga. Icyo ndimo nanga ni kimwe, ni ukugira ngo wumve ko hari umuntu ufite imbaraga zirengeje z'ugushumbya afite, ugiye gushakira mu butayu, ugiye gushakira hino. Egera umubyeyi wawe, hari imbaraga Imana yamuhaye, hari imbaraga Imana yamushizemo, azagusengera. Nutanabohoka nawe ubwe azasaba, nta n'imbaraga zananira zinabaho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Naramubwira ngo ngiye ndasenga, imbaraga iyo nubishe zinaniye, hari namuhaye ubuhamya. Ndambwira ngo hari igihe nanjye nasenze ngo ariko ngezo ndagenda nshaka umubyeyi wanjye mu mwuka, ndambwira ngo nsengera. Umunsi yansengeye izo mbaraga zarabohotse. Ndambwira ngo hari imbaraga mu mwuka, hari imbaraga ziri mu mwuka Imana yaduhaye, iz'ababyeyi yo mu mwuka n'iziri mu mwuka wera w'Imana. Iyo maze izo mbaraga zakujeho, imigozi yari guhambira iracika. Ndagira ngo uyu munsi mbabwire ngo izo mbaraga zakuziritse, reka umwuka w'Imana zicagagure mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zakuboshye, reka umwuka w'Imana zicagagure mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zakuboshye, reka umwuka w'Imana zicagagure mu izina rya Yesu. Uko gusubira inyuma kwawe, uko gutsindwa kwawe, uko kunanirwa kwawe, wibishakira mu barozi, wibishakira mu bapfumu. Ibyabaye byarabaye, ukeneye imbaraga z'Imana zikakubohora. Reka uyu munsi Yesu akubohore, reka uyu munsi Kristo akubohore. Ibyari byaraguhejeje inyuma uyu munsi bikurweho, nawe utera imbere nk'abandi. Akira gutera imbere mu izina rya Yesu, akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu, akira kuzuka kwa business zawe mu izina rya Yesu, akira kuzuka mu izina rya Yesu. Wewe wari warasuye inyuma, uyu munsi reka utere imbere. Ibyari byaraguhejeje inyuma, reka uyu munsi bikurweho, nawe wigira imbere nk'abandi. Imana mwijibaho umugisha, Imana Isirayeli bagire neza kandi ikomeze kubohora. Ndeka uyu mwuka wagusubije inyuma ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Imana mwijije bagire neza. Komeza nanone ujye kuri YouTube channel nizikurikiye uzazibona, kandi ukore subscribe kugira ngo n'izindi ziri inyuma yaha uzazikurikire. Nitumara gusobanukirwa tuzabaho. Biraba mu bwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Imana ibahe umugisha bwoko bw'Imana kandi Imana ibagire neza. Mu izina rya Yesu. Amen.